haleluya haleluya. Izera umwana w'Imana, indwara zirakira, ibyaha birakira, ubusinzi burakira. Dore uridoroga kugira ngo ubashe gusinzira, kugira ngo ubone amahoro mu rugo rwawe. Uragenda ukabanza ugashyiramo akantu kugira ngo ubone kuryama usinzire. Ariko reka nkubwire, Imana igufitiye umugambi mwiza, yiteguye kukugira neza. Ngwino ufite intego, ngwino wizeye umwana w'Imana. Yesu arakora kuri ibyo bibazo, Yesu arakora kuri izo ndwara, Yesu arakurengera. Ntago ari igipindi. Twabonye Imana, twabonye ukuboko kwiza kw'Imana, twagiye tubona Imana itugirira neza. Yesu yabajije umuntu ngo mbese urizeye? Wizeye umwana w'Imana? Nawe ndakubajije, urizeye umwana w'Imana? Niba umwizeye bikubera uko wizeye. Urashaka agakiza, Yesu akaguha. Urashaka amahoro, Yesu ayaguha. Urashaka gukira indwara, Yesu agukiza. Ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Dusenge. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana iri mu ruhande rwacu. Izina ryawe ni ryamamare. Ngwino udushyigikire. Ijambo ryawe rigira ubutware, ijambo ryawe rigira ubushobozi, kandi rihumurize abagomba guhumurizwa, rikomeze abadakomejwe, kandi ritanga agakiza abemeye kukakira kubw'ijambo ukabahe. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere tuganire, dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 8, duhere ku murongo wa 27, twumve ikijambo ry'Imana ritubwira. Luka igice cya 8, turasoma duhere ku murongo wa 27, turasoma imirongo mike tuganire, twumve ikijambo ry'Imana ritubwira. Murongo wa 47 uravuga ngo, nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho. Nuko akize muri ako kanya, Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Nuko akivuga, haza umuntu uvuye mu nzu ya wa mutware w'isinagogi ati, umukobwa wawe yapfuye, wikwirirwa urushya umwigisha. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati, witinya, izere gusa arakira. Ageze mu muryango w'inzu, ntiyagira undi muntu akundira kwinjiramo nawe, keretse Petero na Yohana na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. Asanga bose barira bamuborogera, arababwira ati, mwirira, ntapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga cyane ati, mukobwa, byuka. Umwuka we uragaruka, uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka ko bamufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane, ariko arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibibaye. Twakira ijambo ry'Imana. Nshuti zanjye, nzanye intego ivuga ngo witinya, izere gusa urakira. Haleluya haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Iri ni ijambo ryiza. Yesu arimo imbaraga, kandi imbaraga ziri muri Yesu. Ntuzisuzugure. Yesu arakiza. Haleluya. Yesu arakiza. Muri we harimo ubutware, muri we harimo ubushobozi, muri we harimo ubuhanga bukomeye. Imana ihimbazwe. Umudamu amaze kumva amakuru, yumva amakuru ya Yesu, uburyo ari gukora imirimo ikomeye, uburyo ari kubabarira abantu ibyaha, uburyo ari gukiza abantu, uburyo ari guhagurutsa abaremaye, uburyo ari guhumura impumyi. Yumva amakuru, arizera. Ariko yumvise Kristo ko akiza ibyaha, ko akiza indwara, ko umuntu umugezeho gusa ubuzima buboneka. Agenda muri uko kwizera. Yari afite indwara ngo yaravaga, yajyaga umugongo, ariko abimaranye igihe kirekire. Abadamu cyane murabizi, muri ababyeyi, ndakwinginze ngo utekereze uwo mubabaro yari afite. Yari amaranye igihe. Nawe hari ibintu umaranye igihe, umaranye igihe uburwayi, umaranye igihe ibibazo, umaranye igihe agahinda,
wizere gusa urakira. Haleluya, haleluya, haleluya. Arizera, arahaza, arabyigana aca mu bantu agera kuri Yesu. Yesu amukoraho. Imana ishimwe. Haleluya, Imana ihimbazwe. Uzi kwizera, ukizera ko imyenda y'umuntu gusa nuyikoraho uri bukire. Ni ukwizera guhambaye, ni ukwizera gukomeye, ni ukwizera gukomeye. Wowe wizeye ute? Wizeye gute? Ndagira ngo wizere umwana w'Imana. Haleluya, ngo witinye, wizere gusa urakira. Imana ishimwe. Hanyuma amaze gukiza uwo mudamu, haza umwana aje batabaza ko ari umwana upfuye, umwana w'umutware. Ariko Yesu aravuga ati nimuhumure, umwana ntago yapfuye, yarasinziriye. Reka nkubwire, nubwo ubona ko ibyawe byapfuye, humura, Imana irabibona nk'ibiriho. Haleluya. Nubwo ubona ko ubuzima bwawe bwarangiye, Imana irabubona nk'uburiho. Nubwo ubona ubwenge mu ishuri ubutari kuza, Imana irakubona nk'umuhanga. Urabona bipfuye, ariko Imana irabona hari ugusinzira, bishobora gukanguka. Izere gusa urakira. Haleluya. Mbese wizeye umwana w'Imana? Wizeye yuko yakora igitangaza mu rugo rwawe? Wizeye yuko yakugarurira ubuzima? Wizeye yuko yaguha agakiza? Agakiza gafatika katarako kubeshabesha. Erega wikizwe urebeye ku bandi. Hari abantu babanze gukizwa ngo kanaka ngo bakijijwe ngo bandushije iki. Hoya, kizwa ku giti cyawe. Wowe wizere nk'uko uyu mudamu yaje atitaye ku bantu begereye Yesu. Hari abantu benshi bari bahari, wenda banatahanye n'indwara, wenda banatashye badakize, kubera yuko baje nta ntego. Ufite iyihe ntego ikuzanye imbere y'Imana? Urumva ushaka kwizera umwana w'Imana akaguha agakiza, aragatangira ubuntu. Humura, aragukiza, agukiriza ubugingo, agukiriza umubiri. Humura, Yesu aracyari muzima. Yesu yavuye mu gituro, ubwoba nibushire. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Yesu yavuye mu gituro, Yesu ntagipfa, Yesu ni muzima. Mwizere. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo mbese ngwizere gusa, umwana arakira. Harangije afata batatu, Petero, Yakobo na Yohana, ajyana na se, baragenda basanga umwana, haramuhagurutsa, umwana wa muzima. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Ijambo ratubwira ngo yemwe abari bapfuye bazize ibicumuro, ngo nimuhumure, Yesu Kristo ni uzura. Azura abantu akabavana mu rupfu akabashyira mu bugingo. Wowe unyumva urwaye, izere, izere, izere umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Izere umwana w'Imana. Indwara zirakira, ibyaha birakira, ubusinzi burakira. Dore uridoroga kugira ngo ubashe gusinzira, kugira ngo ubone amahoro mu rugo rwawe. Uragenda ukabanza ugashyiramo akantu kugira ngo ubone kuryama usinzire. Ariko reka nkubwire, Imana igufitiye umugambi mwiza, yiteguye kukugira neza. Ngwino ufite intego, ngwino wizeye umwana w'Imana. Yesu arakora kuri ibyo bibazo, Yesu arakora kuri izo ndwara, Yesu arakurengera. Ntago ari igipindi. Twabonye Imana, twabonye ukuboko kwiza kw'Imana, twagiye tubona Imana itugirira neza, twagiye tubona Imana idutabara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dufite ibimenyetso birenga kimwe yuko Yesu agira neza, yuko Imana ari urukundo. Mwizere gusa urakira. Ijambo ry'Imana tubwira mu Baheburayo ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba. Kandi nibyo biduhamiriza yuko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Ibintu tutareba ni iby'ukuri. Haleluya. Bakozi b'Imana, nigeze kujya kuri social media ndeba inkongi iri muri Amerika, ndeba abari gushyiraho comment bavuga ukuntu abantu ngo bahaye Imana zero. Namwe muri kujyaho mukabibona ngo baratoreye bari mu byabo bavuga ku Mana, bayifata nk'itariho. Birashoboka ko byaba ari byo cyangwa byaba atari byo, ariko Imana si yo gukinishwa. Imana irahambaye. Turavuga Imana nyamana,
Imana Elohimu, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ifite ubuhanga, Imana yatubumbye, yigeze gutuma Yeremiya, imutuma ku mubumbyi, imwereka ikibumbano, uburyo kibumba kigahombera mu ntoki ze. Iravuga ngo uko uriya mubumbyi afite ikibumbano mu ntoki ze, niko namwe mbafite mu ntoki zanjye. Uko umubumbyi abasha gufata ikibumbano akakibumba uko ashaka, akongera akakigira uko ashaka, niko Imana idufite mu biganza. Wari uzi ko Imana igufite? Imana iragufite, umva, Imana igufite mu biganza byayo. Ishatse yavuga uyu munsi ngo baho ukabaho. Haleluya. Yavuga ngo ibyaha birarangiye. Ntago bigombera amashuri menshi, ntibigombera ucyura icyo, byawe bita bigira gute birangira. Nagira ngo mbasabe nimureke twizere Imana. Imana iriho, kandi twizere ko ibyo tutabasha kubonesha amaso yacu, n'ibyo tutumvisha amatwi ngo tubishyikire, ibyo nibyo bitugaragariza ko Imana iri hejuru y'amajuru, ko Imana ifite ubushobozi kurenza ibyo twibwira. Mureke tuyizere. Yesu yabajije umuntu ngo mbese urizeye? Wizeye umwana w'Imana? Nawe ndakubajije, urizeye umwana w'Imana? Niba umwizeye bikubera uko wizeye. Urashaka agakiza? Yesu akaguha. Urashaka amahoro? Yesu ayaguha. Urashaka gukira indwara? Yesu agukiza. Nimugubwe neza, twakire neza ijambo ry'Imana. Mureke dusenge Imana. Ndakwifuriza kwizera, ndakwifuriza kumenya Imana, ariko tumenyeho agace. Umuntu wese amenyeho agace. Niba nakubwira, umuntu wese uzakwigisha azakubwiraho agace, ariko hari igihe ibihishwa byose bizahishurwa. Iby'amaso atabonye, iby'amatwi atumvise, n'ibyo Imana yiteguriye abayikunda. Dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka, tugushimiye ijambo ryawe ko ari rizima. Wagiriye neza uyu mubyeyi, yararushye, yaratanze ubutunzi, aza kwizera gukoraho, umuha ubuzima. Wagiriye neza uriya mwana w'umutware, ubwo abantu bagaragarazaga ko byarangiye, kandi koko mu maso y'abantu byari byarangiye, ariko aho tubona ibintu byose byarangiye, niho kuzura kwawe gutangirira. Watanze ubuzima kuri uriya mwana. N'aba bantu bateze amatwi ijambo bafite ibyapfuye, ubuzima bwabo burapfuye, imibiri yabo ifite ibibazo, ariko ukwizeye akizera ijambo, umugirire neza, umubere umutabazi, umubere umurengezi, utwongereye kwizera. Ndakwinginze, urakoze kubyumvise. Umugisha bumvise ijambo ryawe bose bakarikomeza, ubaha umugisha, kandi ukize imitima Mwami Imana iciye bugufi, ishatse kukwemera kuri umwami n'umukiza wabo. Urakoze kubyumvise, tugusenze dushima twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mugubwe neza. Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabashishikariza kumfasha tukamamaza ubwami bw'Imana. Ukajya ukanda subscribe, ugakanda share, ugakora comment, ugaha abantu bose ubutumwa bwiza bukagera hafi na kure. Imana ibaha umugisha.